yari imeze ite mu ncamake cyane warimo uvuga mu buhe wanyuze gute ubuhamya nari ndi gutangamo nabyaye cya mbere nuko nabyaye ndi mutoya cya kabiri mbyara nyine mu buryo budasanzwe ntabonanye n'umuntu uburyo nuzi ko wisanga byari muri message byari oya twari turi kumwe ntabwo twabonanye ikintu yakoresheje nuko yarangirije kumenya yawe TV nizere ko mu kumeza kuko kibera Tema aneza ko mumeze neza cyane tukongera kubasubiza no kuba ikaze mu biganiro bitandukanye cyo tubagezaho n'abantu batandukanye mu ngeri zitandukanye kuri yawe TV wakoze cyane kuduhitamo nitwa Patrick the Entertainer muhaye ikaze ku biganiro tugerageza umunsi ku munsi nizere ko muri amahoro muko murimo kubibona ntago ndi nyine kuri no nshuro yawe TV tugomba kubagira ahantu hatandukanye turi kumwe no mu diaspora mu mubona yabwiye atari ko se twagiye gusura umuntu ni kubwiza impamvu mu mubona turazamuka bafite envelope no musore murimo kubona nawe yaje kudutwaza no kutwereka ahantu tugiye ntabwo twari tuhazi mu diaspora yambwiye atari ko se hari umuvandimwe hari inshuti nshaka tujya gusura twagezeyo tukayisura muraho neza ariko ubundi muraho neza aka gasozi ndabona byacanye ntabwo byoroshye bw'abantu ya misozi bajya bavuga kandi ubwo mu diaspora nk'uko mubona harimo amasa neza cyane niyo akiva hanze ubu tuvugana urumva niyo akiva hanze urumva ari umuntu wayivireye hanze yemenya ibintu by'indege bigatumuka kuri kano gasozi ntabwo ari ibintu byoroshye noneho n'izo envelope nazo mfite zivuye ku mugabane ntabwo biba byoroshye mumeze muteze ubwota amasimba turaho tumeze neza agasozi bakisembisha niba ari kuri ndindanyari niba ari kuri bagutabare mbese ubu naburiye izina ryaho ntabwo biba byoroshye gusa umuntu tugiye gusura ni umuntu umeze gute kugira ngo n'abantu bakomeze kudukurikirana babashe kugenda basobanukirwa muri rusange naho turimo twerekeza n'impamvu turimo kutujyana mana we umuntu tugiye gusura ni umumama nabonye numva ngeze crash kuri we nifuza kuba namusura yego igikorwa cy'ubumuntu wagize uravuga turamuntu cyane rwose pe numva mbifite ku mutima niyo mpamvu ubona turi kuzamuka uyu musozi urangiza navuga uti sinasura umuntu nimba koboko sobwa ibyo birashoboka Patrick ntabwo yabishoboka ntabwo yabishoboka agasozi rero murimo kubona ntabwo kari koroshye n'uyu mu diaspora waramenyere kwigendera mu bintu by'indege ureke twe tumenyereye imisozi ngira ngo amahezo ndahaza kureka kumucura umwuka ahubwo nze kumureka hanyuma tuze kongera kuganira none ngira ngo tugeze aho twari tugiye ndabeshya ejo ndabona ari byo kuko agasozi ntabwo katworoheye agasozi ntabwo katworoheye ariko nyuma yacu wenda abantu barimo barabona turi kumwe n'undi musore nawe wifuje ko twajya gusura uwo muntu ni kubw'iyo mpamvu nawe barimo baramubona nawe yavuze atari ko si icyo gikorwa cyiza cyo kugira neza njye ni gute nagisigaramo nawe araduherekeza biba byemewe cyane kugira ngo umuntu ni ikintu cy'ingenzi cyane ubwo rero reka mbe mbaretse tubanze tugereyo kano gasozi ntabwo koroshye uyu mu diaspora wanyu ndeke kubanza kumucura umwuka hanyuma turazakongera kugerayo hanyuma tuganirize uwo muntu tugiye gusura murasobanukirwa byinshi cyane ni hano kuri yawe TV nitwa Patrick mama bahabereye 5 kwa 5 keep in touch Kwitamo gukurikirana ibiganiro bya yawe TV nongeye gusuza no kuguha ikaze ariko reka manze mwibutse ko turi kumwe na website ya yawetv.com iyo ngiyo ni website kugeza amakuru yizewe kandi abavugwa hirya no hino ku isi ushaka kumenya amakuru ikintu cya mbere n'amakuru ugomba gusura iyo website ya yawetv.com nongeye mwibutse ko turi kumwe na Body Max Fitness niba wifuza gukora imyitozo ugakora umubiri wawe uwo mujene murimo kubona ni yakora yakitoza taraje maze jya umuntu yanaza umuntu yekoreye ukuboko kwishanga mugire ngo ni ibintu birangwa gusa gana Body Max Fitness dore mu giporoso usa n'werekeza Kanombe dufite gym nziza cyane dufite sauna massage dufite swimming pool ku bantu bikundira koga uratugana tukaguha izo serivisi mba nkubwiye haruguru duhamagare kuri 0788 3580 nitwa Patrick welcome to the show muko mubibona kuri kamera zanyu turi kumwe n'umusore turi kumwe no mu diaspora turi kumwe n'undi mwari tugiye kuba tuganira kandi muri kumwe nanjye kwendo yemeze hanyuma turaza kuba tuganira byinshi cyane wenda mwabibonye ni diaspora turi kumwe muraza kuba mumenye impamvu ki yaduteranirije hano uraza kubusobanukirwa byose mu diaspora mumeze neza turaho namahoro ariko noneho ko nta mafaranga nta mafro wakimwe
gira ngo urabibona nta mafaranga pe umugabo no gufasha neza ayo madolari ko mama utaduha ho bimeze bite ni ikibazo cy'amadolari rero byo ni hatari yego okay fresh turi kumwe n'umusore ni bouncer nyuma yo kutunga amafaranga menshi ni bouncer no mukunzi oya ariko sindi wamuha mikoro akatibwira no bamugaye no muvugi ndiye banyita G9 WhatsApp what's up bro okay twishimiye kubana nawe kuri yawe TV Jojo hano ni mu rugo ngo nizere ko nawe ufatiyeho nta kibazo nanjye ndamushimiye kuba yanumiye aha bitewe ko ari nabusize yego okay wakoze cyane kubana natwe kandi nkuko murimo kubibona turi kumwe n'undi mwari utuje cyane witonze umeze neza ari wenda reka we iyo mikoro uraza kwikoresha no musore manje reka ijye mwere ikintu bitwaye amakuru yawe umeze neza ko witonze cyane indwara yakomeje gukura wenda wakibutsa abantu ki impamvu Jojo ariko Jojo banze bira abantu impamvu ki turi hano mbere yuko tugera kuri nkuko nyine abantu babibona impamvu turaha twaje gusura uyu mwari Clemence twaje gusura Clemence nkuko nyine abantu babibona gusa nari mbifite ku mutima numva buri gihe numva mfite nyine inkomanga ku mutima bitewe nuko namubonye nanjye nifuza kuba namugeraho nkamusura tukaganira nkamusangiza nanjye wenda ku byiza nabonye se cyangwa se kuri bike mfite nyine muri njyewe okay fresh so that's how we do it hanyuma Clemence watangira wibwira abantu hanyuma ukibutsa abantu story yawe uko yari yagenze ku bantu baba batarayikurikiranye hanyuma tugatangira ingingo nyamukuru n'ikiganiro cyacu uyu munsi wa none murakoze izina ryanjye Umuhire Clemence kuvuga cyane sura bishobora yego ndabishobora Clemence nagira ngo nyine wibutsa abantu inkuru yawe wigeze guca kuri yawe TV wera n'ibindi bitandukanye gukora kuri katugaruke kuri yawe TV inkuru wahavuze imeze kugira ngo umuntu utarakurikirana icyo kiganiro aze gutangira natwe ariko aze guhita nyine yajya mu muhozi niyo story ko yagenze wakibutsa abantu gake nigeze kugaragara ndi gutanga ubuhamya nari gutanga kuri yawe TV ndi kubasangiza ukuntu nabyayemo kugira ngo urubyiruko abonduta cyangwa abanduta bakomeze kwirinda nabo batazababona iyi nkuru yari imeze ite mu ncamake cyane warimo uvuga mu buhe wanyuze gute ni ubuhamya nari ndi gutangamo ukuntu nabyaye icya mbere ni uko nabyaye ndi mutoya icya kabiri mbyara nyine mu buryo budasanzwe ntabonanye n'umuntu byagenze gute umuntu nyine hari igihe umuntu aba dukurikiranye wenda ikiganiro iki ngiki ariko icya mbere kitarabanje umuntu yavuga ngo nabyaye ariko ntabonanye n'umuhungu ugahita wenda agira urujijo gakeya cyane byagenze gute ni birebire nk'uko nabivuze ni mu ncamake nabyaye byagenze gutyo nicyo gusa nyine ni umuhungu twakundanaga umuhungu akunda kumusura mu kumusura ntabwo yashatse ko turyamana ariko ntabwo nabyemeye biba ngombwa ko rero akoresha ubundi buryo sinzi ukuntu byagenze nyuma rero naje gusanga n'ubundi ubundi buryo nzi ukuntu byagenze ntabwo nzi ukuntu byagenze gusa byasobanura bati nagende mahanga noneho biraca ubundi buryo nzi ukuntu wisanga byari muri message byari oya twari turi kumwe ntabwo twabonanye ikintu yakoresheje ni uko yarangirije ku mwenda abantu rero story ndumva bayumvishe nuko byagenze Clemence ntabwo ari ngombwa ko tubigarukaho mujya kuri yawe TV wenda tuza gushyiramo link munsi hano kugira ngo icyo kiganiro wenda ube nawe wajya kukireba umenye ukuntu story yatangiye ariko noneho impamvu nyamukuru turi hano nuko noneho mu diaspora ariko bati nyuma y'aho mwana wabyaye muri za condition kwa kundi mwabonye reka tuze kumusura mu Jojo icyo gitekerezo cyaje gutegura byakujemo gute muri wowe urumva rero bigoye kumva umuntu gusa birababaje kandi biranagoye urumva kumva umuntu ngo nabonanye n'umuntu ngo sinabonanye n'umuntu ariko nyine byarangiye ntwite urumva n'ubuhamya burebure kuri gusa icyo navuga hari abantu benshi babibona bakumva ko nyine ari story se cyangwa se ariko
baravuga ngo ijoro ribara uwaribonye we niwe wariraye wariraye urumva ijoro ribara uwariraye urumva we ku mutima we niwe uzi ukuri kw'ibyamubayeho uzi icyo gikomere n'uzi icyo gikomere yahuye nacyo urumva rero kwicara akajya imbere y'itangazamakuru irebwa n'abantu benshi akavuga ngo njyewe nasamye kubw'ikiba akuzi gusama utakoze ibintu birababaza urumva nawe ararogereta akavuga ati byibuza iyo nza kuba nabikoze nkanasama narabikoze byibuza nkanabikora ariko urumva kumva ikintu cyabaye utanabikoze urababara cyane urabizi abantu benshi duhura n'ibintu bitandukanye ubundi agaho kari kundi karahandurika Patrick gusa nyine njyewe nkimubona numvishe ngize akababaro mu mutima numva ndababaye numva ndahangayitse ndavuga byange bikunde igihe cyose nzabonekera nzazira nzabikora nzamusura kuko mugereho ndebe tuganire ariko urumva umuntu ubukubwiye gutyo ntabwo wagenda ngo umubaze ngo ese ngo byagenze gute ese wabyaye neza ese barakubaze urumva ni big deal ubwo rero nanjye biri muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo nje kumusura bitewe n'uko byamuze ku mutima ndavuga ni kugira ibintu udafite ubumuntu ntacyo byamara kandi duke umuntu afite twige kudusangira n'abandi umugani abantu batekereza ko ari uko ufite ubushobozi bwinshi oya ntago ari uko Patrick ntago ari uko mfite ubushobozi bwinshi ahubwo ni umutima wa kimuntu ndakeka ntago ubundi akantu gashimisha umuntu ntago kaba kanini hanyuma Clemence nyuma yo kubyara umwana wabayeho mu buhe buzima hanyuma wenda ni gute wakiriye ko umuntu yifata abona nje gusura umuntu nabonye story ye gusa nta n'ahandi muzira neza ubuzima nyine buragenda nta kibazo kuba tutuyaje kumusura nanjye ntabwo ari ubwa mbere mubonye wari usanzwe umuzi icyamamare kibereye i Burayi najyaga mubona nyine ku YouTube n'ibisanzwe naho ndabyishimiye ubwa mbere umuntu ankoreye igikorwa nk'iki ngiki ndamushimira yakoze kugira umutima wo kuza kumusura hanyuma Jojo uwo mutipe se we WhatsApp kuba ataka se ibintu bamugana ibintu byajemo ikoranabuhanga reka nitwaze na social media Patrick reka nitwaze na social media byo byaje bite se ni igitekerezo cyo kuvuga ngo ariko wareba n'uyu mutipe nawe tukajyana byo byaje bite igitekerezo nagize cyo kuvuga ngo nzane n'uyu muntu namwe muramubona ko akorera siporo muri gushyiramo akantu wenda ntabwo nkashyizemo ariko nanjye kuvuga ngo abantu b'ibirozo mupfani ntabwo mbivuze ntabwo mbivuze nanjye kuvuga ariko birangiye ubivuze birangiye ubivuze ariko ntabwo aricyo ngenderwaho ntabwo mbivuze ako kantu ntabwo ari neza ubushyizemo igitekerezo nagize cyo kuzana n'uyu muntu rero nawe nasanze afite umutima wa kimuntu urumva iyo wicaye ukaganira n'umuntu byibuze akaguha n'umwanya wakakubwira ati uyu munsi niwe ejo ni njyewe arambwira ati niba uzajyayo ryari se nzaguherekeze tujyane nanjye hari akantu wenda ashobora gushyiraho ukuntu numva ni igikorwa cyiza nyine ndamubwira araza turazana nawe twazanye muri urwo rwego rw'umutima wa kimuntu nyine yego nyine ariko ibindi ntubimbaseho ibirenze kuri ibyo bizabagarura ibirenze kuri ibyo ibintu harabyoroshye sinzi na Clemence ngo yabonye ubusa turasa oya ntabwo aribyo tuvuze rata wasa ukuvuga wa mugani mu bintu wenda inshingano nyinshi umuntu aba afite nawe ukiga mu mwanya uko yakubwiye uti twajya gusura umuntu runaka oya biba byaje gute kubona uwo mwanya kwiga mu bindi wakaba wabikora nyine urabona mu isi no mu ijuru niyo muntu wa mbere ngira afata ariko kuba yambwiye nyine ubutumwa buraza gutanga kera nta butumwa turaza kubona oya gufana umuntu no kubemera umuntu oya byo oya bro ndakumva kabisa ariko kuza hano ni igitekerezo yungukiye nguyu
ariko ntabwo ari kubikora ngo muri kuzana bitewe n'umutima mfite cyane. Okay, fresh sana. Clemence, nyuma yo guca muri ubwo buzima butoroshye ugasama kuri izo kondisiyo nazo zisa n'izana abaho mu buzima bumeze gute abona icyo kumufasha. Ese se w'umwana mwabyaranye muri ubwo buryo nabwo utashakaga we hari ikintu agufasha bimeze bite? Kugeza ubu ngubu umwana ameze neza, mama amfasha kumwitaho. Mama aragufasha nawe se w'umwana Nta kintu amfasha. muracyavugana cyangwa muherukana bibaye? Yaje ubundi bwo twaravuganye. Ibyo muvuganye se kubwira ngo Nta kidasanzwe ambwira nyine nza kuvuga ngo nsohoreze uwo mukobwa ko nta kirenze kuri ibyo. nta kibazo kuri si ubwo umuntu wacyamukunda Clement cyangwa wahoje kubona undi mukunzi nyuma? Oya ntabwo mukunda. Uramaje ngo ndacyabona ntabwo mukunda ni ukumwitaho gusa kuvuga ati ntakunde nyine nyine mufata abandi bashuti banjye ntabwo basanzwe. akenshi hari umuntu ahora n'igikomere kimwe icyo ngicyo akavuga ati si ubundi nzongera gukunda bitewe n'ibyo anyuzamo. Clemence ajya atekereza kuzongera akagira umukunzi akongera kubaho mu buzima bwa busanzwe? Yego ndabitekereza kuko icyo nzi neza nuko nzi ko abantu bose atari kimwe. abantu bose ntabwo ari kimwe. Umwana abayeho neza abakuze wageze umaze kugira ikintu iki umaze kugira umwaka igitekerezo nk'igihe umwana azaba yakuze akubaza ngo papa ninde uzamusubiza mu kizi? Sinzi ariko ubwo Ntabwo igisubizo bizaterwa ubwo ntabimbaza ubwo bizaterwa n'icyo nzamusubiza ku kanya kizaba kiri. wavuze uti Jojo niwe muntu nkoreye ibi bintu bwa mbere. Iyo ubonye umuntu aje kugusura wenda wari wibereye ahantu nko mu rugo utekereza ibyakubayeho akenshi uba utumva ari iki kije muri wowe? Ni ibyishimo gusa. Ni ibyishimo gusa. Jojo ni icyo wamubwira se? Yakoze cyane n'ubundi wamufanaga se? akunda gukurikirana ibiganiro bye nyine nkabona ni byiza. Clemence ni umuntu utuje hanyuma ibijyanye no kwiga amasomo yawe yameze gute ubushobozi bwa buri munsi hari indi support ujya ukenera bigenda bite? Ntabwo ndasubira ku ishuri. ariko wumva ubiteganya? Ndabiteganya ko nzajya. ariko uzagera mama niwe ugira gusa? niwe ugira gusa. ariko nawe umuntu yanamushimira wenda ko nawe mwabanye muri ibyo bihe bitoroshye akenshi hari ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ugasanga wenda nko byatera umwana mama wawe n'ubwo yo gutuma umugeni arabizi ko mukunda ikindi buramushimira kuko uko umwana wanjye ariho mukesha Imana ndamushimira rwose. hari abandi bakobwa ahanini yajya utanga ubuhamya nka kuriya umuntu akumva nawe isitori yawe irasa niye abandi bakobwa baba barabayeho ibintu nka biriya wowe wabwiriwe guto? ariko benshi baranabimbwiye barabimbwira nyine numva ikintu cyanyejeje nuko atari n'ingenzi byabaye. Rero nibakomeze bihangane baharanire icyabateza imbere gusa. ariko no kugira ngo bikubeho muri iyo situwasiyo wemere no kubyara umwana nabyo ni ubundi butwari kuko hari uhita avuga ati ko n'undi ntabyo nashakaga n'undi wayikuramo abatekereza gutya se? Abatekereza ko se bo ikintu nababwira nyine baba batekereje ibitekerezo bibi kubera ko umwana ni umugisha kandi wenda hari aho ntageze ariko we mbizi neza ko azahagera kandi kuba ufite umwana ntabwo ari igisebo. Ibitekerezo nimba hari wenda uwo byabaye akabitekereza akaba yayikuramo nta kundi yihangane n'abasubiza ibihembo kandi nturi kubitekereza ari muri ibyo bihe umwanzuro ni muri pe ntahindura byari ntacyo bitwaye. hanyuma ubonye isitori y'umukobwa ni umwana ukiri mutoya cyane ubu igitekerezo cyo kuba wajya kumusura kikujemo ariko uranavuga uti ntabwo nagenda imbokoboko ibyo byaje bite se? umuntu atekereza gusura umuntu ariko akavuga ati se ko nta bushobozi ubu ngubu ko nsabwa kugira ngo ujye gusura umuntu ko bisaba byinshi ni gute we byakujemo bute? ariko nakajyanye ikintu nubwo ariko hari abavuga ngo ntabwo bisaba byinshi reka njyane buke mu bushobozi mfite. icyabinteye urabona umuntu iyo yabyaye gutya aba ari mu bihe bitamworoheye urumva abasaba ibintu byinshi abakeneye wenda ibintu byo kwitaho umwana ibintu byo kwambika umwana urumva nyine aba ari mu bibazo nyine ni ibibazo urumva rero niba Clemence ari kumwe na mukecuru we ntabwo yabona ibyo kurya agaburira Clemence n'umwana
ngo azabone n'ukuntu azavuga ngo ngiye kubambika niba byibuze abonye icyo kurya arabura icyo kwambika umwana niba abonye icyo kwambika umwana wenda umwana inzara yamwishe urumva rero ntabwo nge ndi umuntu kandi ndi umuntu utekereza ufite umutima wa kimuntu kuko nanjye wenda ahari cyangwa se aho ndi nawe ashobora kuzahajya cyangwa se nanjye nkajya aho ari ubu ngubu ubuzima burahinduka njyewe rero naricaye ndavuga niba ngiye gusura umuntu kabe gato tugasangira kabe wenda abantu ko bakabona wenda njye ndabikoze uzabona ko wenda nkoze ikintu kitari cyiza we azakora ikintu cyo ngewe nkoze gusa njye numvaga byange bikunde ewana numvaga mfite ikibazo ku mutima inzara iraryana Patri inzara iraryana kandi noneho kubyara ukabura icyo uha umwana buriya ababyeyi barabizi kubona umwana akuririra mu maso ni ikintu gikomeye kandi urabona turi i Kigali ahantu hose twaciye nta murima waciyeho urumva n'abana bihinze wabonye izuba ryarabyize mbese urabona nta buryo buhari ubwo rero ni kuri iyo gahunda yo kuvuga ngiriwe umugisha hari icyo mbonye wenda hari ibyo nabonye biciye ku bantu ndabashimiye hari abantu wenda nagejejeho icyo gitekerezo baramfasha mbese bamfashije mu buryo butandukanye kugira ngo ngereho uyu Clemence bitewe n'uko nanjye nabaganirizaga ndabashimiye mwarakoze kandi nabifuza kugira ikintu mukorera Clemence arahari nguyu wenda araza kubaha nimero ye cyangwa se barashaka ukuntu babigenza mumufashe mumwiteho duke mufite mudusangire n'abadafite Imana izajya ibaha umugisha kandi bongerere n'undi gufasha ntago ahanini hari ibintu bisaba kuba ufite byinshi ahubwo umutima niwo w'ingenzi uba usabwa cyane kugira ngo ufashe umuntu kuko baba n'ufasha yafashwa niko ubuzima buba bumeze umunsi urahinduka ejo ukameze nawe umunsi Clemence mu buzima busanzwe hari ikintu agira akora Clemence mu buzima abamo bwa buri munsi nicyo kintu kimugora kukibona ni byinshi iyo umuntu adakora bafite byinshi akeneye kandi atabibona iyo wabibona ukabibona birengeje igihe wabishakiraga ariko haba hari ibyiringiro by'uko ejo n'ejo bundi bizagenda neza ubuzima bugahinduka ibyo byose iyo ibintu nka biriya bibaye noneho umuntu akabitangaza nubwo hashobora kuza inkuru zivuga ngo komera ariko hari n'igihe haza n'iziri negative zigukritika zivuga ngo biriya bintu ntabwo bibaho n'iki n'iki ibyo ngibyo uhangana nabyo gute icya mbere cyo umuntu abaho mu buzima iyo haje ibintu bibi urabyakira kandi n'iyo ari byiza urabyakira kuba umuntu yaza akavuga ngo biteje abantu igicucu ariko ari nka batanu nkaba nabona n'izindi mesaje mirongo itatu zigira ati kumira byambayeho nanjye ndakomeye ndikorera umwana wanjye urumva za mesaje nyinshi ziganza bya bike bibi guha imbaraga muri wowe zo guharanira icyiza kuruta guha imbaraga ikibi niyo ngingo nyamukuru birimo aho ngaho nicyo kigufasha hanyuma ibyo birabaye haciyeho igihe kitari gitoya ubaho mu buzima nyine bumeze gutyo bwa buri munsi ariko hari n'igihe n'abantu bagufatirana no mu bishuko bakavuga ati ko si uriya mwana warubaye muri buriya buzima niyamwinjira gutyo ukamufatira muri ibi bibazo ibyo niba ugize ubona nabyo cyane mbere ariko buryo umuntu wampagaye kuva ari kubwira ibintu bitandukanye n'ibyo utekereza se telefone iba ari iyawe wakora icyo ushaka ariko wenda sinzi wenda wowe ukoresha uburyo bwo gutanga nimero cyangwa social media zindi nka Instagram yikiza ko wenda ariho umuntu yakwandikira ngo wabona ari sira ko ari umwana sinzi wowe ukoresha uburyo buryo ukoresha ku bantu bakugira inama zitandukanye cyangwa ni support wowe wumva icyoroshye ari iki icyiza ari iki Jojo wobaye muri ibi bintu cyane urumva uyu mwana wifuje gusura cyangwa kuna n'inama zo mu buzima busanzwe wamugira wobaye kuri social media cyane icyiza ni iki abadirisere n'abatarisere bose bakunyuze ajya tanga iki gusa nyine wenda nk'ikintu kiba cyiza yego nk'uko yari ari kubivuga rimwe igihe kimwe arishima ikindi akababara
ikiba kiza no gutanga nimero ya telefone gusa nyine abo zabona bamuca intege abona bamubwira ibidahuye hari n'abazamuhamagara bamubwira ati ngwino n'umwana kugira bamurebe gusa hari abazamuhamagara bamubwira ati se koko nibyo tubwize ukuri abantu bitesha mutwe ntibabura Patiri ntibazanabura mu buzima gusa icyiza wenda namubwira yatanga nimero ya telefone akiga kwakira abantu bose bamuhamagaye ubundi baravuga ngo uburo bwinshi si bubyara nibugira umusoro azabona benshi ariko bagonya karabangubagarira yose utazi bizera ntibizapfa urumva azakira bose ariko muri abo bose azakira ntago ariko bose bazaba ari ab'umumaro ariko azihangane ahangane nabyo Clemence ababayeho mu buzima bwa buri munsi gukenera amafaranga mba kubana n'umubyeyi gusa kandi nta kindi kintu akora byanga bikundira bigoye undi muntu wese ufite support yindi ubundi bufasha yamuha ntabwo ubufasha rigara amafaranga gusa umuha n'ibitekerezo mugira inama nabyo biba bikenewe Clemence hari igihe wenda dutekereza ibyo bihe byabaye hari igihe umuntu wenda aba yicaye akibuka ibintu yaciyemo iyo ubitekereje ibyo bintu ukumva ugarutse muri ya muntu iki kigufasha kugira ngo wongere ugarukire muri ibyo byiza kubera nzi ko kubitekereza bimbabaza ntabwo njya mu buzima busanzwe isi yo Clemence yumva adafite imbaraga yacitse intege ukunda kumva indirimbo ukunda kumva ubuhe bwoko bw'indirimbo ziri gospel niwe muhanzi wa gospel ukunda cyane cyane James na Daniel era couple wazishakira umugabo w'umuhanzi Imana niyo ibigena nawe uzi kuririmba se nta karirimbo na kamwe ka James na Daniel uzi ngo turirimbeho ni indirimbo zose ndazizi ariko nkongera narakijijwe ukuntu warakije waturirimba narakijijwe si kubw'imirimo naramwizeye Kristo n'uwanjye ndamahoro bya bintu burya birimo Imana ahubwo uzajye kurikodinga yacu urayifite iyo urebye umwana wawe bumva uri muntu ki kuri we urumva ndi umuntu urenze cyane n'ubundi ariko niko bimeze niko mba mbyumva nyine nibyo bintu binezeza cyane kubona umwana wawe nk'uko nawe umubyeyi wawe wakurira nawe akabona warenze nawe ureba umwana wawe ukabona warenze cyane ariko wari sawa what's up ariko ibintu bari sawa ese umufana ibintu bari sawa ujya kugira umwana wawe uba urenze mwana Jojo ntabwo uba urenze narimbaje WhatsApp ariko nawe oya ibyo kugira oya reka mvuge barabashije simbashije aske neza se kabibi kubera icyo ateka nyanga amugare bacha na Patrick Yesu we niba ntawe ufite guhera uyu munsi umushaka WhatsApp mushaka cyane ngo bagira gutesha nase kuri gushyira mu amushake kuri gushyira mu niko narimvuze amushake ahubwo amushaka umwana narimvuze mu mushake urumva bande se we amushake niko amushake ako kantu ntabwo ariho wenda sinzi niba wenda turi buze no kunyuzamo wenda wa mugani Jojo n'ibintu wenda wazaniye n'umwari n'umubyeyi si umubyeyi n'umwari akayi kapfa umubyeyi w'umwari sinabitwaye umubyeyi w'umwari wa mugani Jojo n'ibintu yakuzaniye wa mugani sinzi niba wenda yanabigushyikiriza ubu ntabwo ufite n'amatsiko wa mugani uri utekereza ko yaba ari nk'iki sinzi buriya gifuta birimo ibintu byinshi akaba mugane tubizane hano utajya wagira ngo se abantu baba bamucura umwuka babona nta n'ikintu banamuzaniye uri hara ku modoka nzanire bya bintu babona nta n'ikintu banamuzaniye bari aho ngaho gusa barimo bamucura umwuka gusa urebe ko nacyo azifite azanire bya bintu baturebere mu modoka baturebere mu modoka biza none se mu gihe barimo kujya mu gihe bagiye kubireba ibintu mu modoka iyi murebaho hirya mu gihe bagiye kureba ibintu mu modoka
nagira ngo ngire ikintu nibariza Clemence none se Clement ko watubwiye ngo ntabwo wari umunyeshuri ese wigaga mu mwaka wa kangahe nari narabivuye naganya kuzasubira wari wararivuye aravuga icyo gihe biba wigaga mu wa kangahe shira mu gatandatu primaire secondaire wari bukoreye ikizamini cyane yewe wari ugiye muri secondaire shirira aho ngaho reka nze mbifate oya konake kumare ndaje barimo barabizana hano bavuga hano utago ati umuntu urimo uramucura umwuka mbona nta n'ikintu muzana muri aho ngaho gusa muri manganya nk'uko bakunzi ba Yawe TV nk'uko muri kubyumva rero Clemence aracyakeneye kwiga urumva yarari kwiga primaire yaragiye kujya secondaire mu mufasha asubire ku ishuri yego no kuvuga ngo uzahita ujya mu wa mbere nzakomeza niga imyuga kuko bikimara kubona ise mfata umwanzuro wo kuvuga reka niga imyuga uzahita ujya wiga imyuga ni ubushobozi butarabura ni umwanya utarabura ubushobozi bukibura ni umwanya wawe ukibura bimeze bite kugira niga imyuga Yawe TV nizere ko mukomeza kuba kibera hasi WhatsApp yamufasha wa mugani baramufasha mikoro ndizera ko diaspora ibintu ntibinashira byanga bikunze zagaruka agiye kuba nka murumuna wawe uzagerageza Imana ikagushoboza n'uri kuguma ukomeza kumufasha no mu buzima busanzwe oya nkuko babibona ntabwo ibi biba bigarukiye hano wenda bashobora kubona bino nkuko bari kubireba ariko nyuma y'ibi ngibi hari ibindi bizaza kubera Imana sibyo kandi ujye wumva ko uri kumwe n'abantu wumve ko utari wenyine bibaho mu buzima ntabwo ari weho byabayeho wenyine hari n'abandi ariko weho icyambere ni uko wateye intambwe tukabasha kukumenya sibyo ubu kuba nje hari n'abandi wenda bazaza n'abandi bari inyuma n'abazava hanze n'abazagira gute gusa wumve ko uri kumwe n'abantu sibyo kandi uharanire ko ibyabaye wenda kuriya ubutaha atari ko bizagenda ntuzongere kubabaza mama wawe bwa kabiri sibyo wenda icyo umuntu yabwira Clemence uracyari mutoya uracyari umwana mutoya ugomba kuzagira ahazaza heza haracyari ibyiringiro imbere ni heza nta mpamvu yo gucika intege ahubwo uba ugomba gukomeza ugahatana mu buzima niko bigomba kugenda unaca mu bibi n'ibyiza ariko ajya avuga ngo ikosa si ikosa ahubwo gusubiramo ikosa nicyo kiba ari ikibazo hanyuma noneho nyuma y'uko ubonye ubufasha urumva byakiriye ko tumeze gute ku mutima wawe biranejeje cyane ndacyamushimira Jojo navuga ngo wenda nawe wakoze kuko wenda Clemence wabonye ko hari n'abantu bamutekereza byo byose nabyo ntekereza ko bimugaruramo icyizere hanyuma sinzi niba nawe inama wamugira nka mukuru we wenda umufashe mu bihe ko ibintu byo bizakomeza wenda kuko Imana izagiye bigushoboza ariko sinzi niba reka twicarire hejuru ugakomeza no kubona shyira hano mukuru we kugira ngo Clemence ibyo aba yaraciyemo bimusigiye isomo kandi yagire n'uko yiga ku hazaza inama nagira Clemence ni uko icyo namubwira ni uko wenda atazongera kubabaza mama we urabona kuba ibi byarabaye mama we akamwakira ni ibintu bitoroshye pe abandi babyeyi barabirukana bakabayita hanze ugasanga bari mu muhanda ugasanga bari hehe ariko icyo namubwira azahe mama we agaciro nk'ako we yamuhaye mama wa Clemence yahaye Clemence agaciro katoroshye agaciro gakomeye
kuba byose byarabaye akiga kubyakira akabana nabyo ntajye mu buyobozi ntagire gute ibibazo ntibibe big deal gusa uyu nama namugira ntazongere kubabaza mama we kandi azamwubahe nk'umubyeyi ajya agendera ku nama mama we amuhaye kandi ikindi kintu nanone icyo Clemence azumva ko agiye gukora ajya abanza agishe mama we inama nk'umubyeyi kugira ngo abanze yumve ko nta kibazo ari buhuriremo nacyo nk'icyo yahuye nacyo yego yumve ko ari umuntu kandi ikindi nabwira Clemence ntazumve ko ari umuntu urenze yumve ko nyine yafashe iyindi ntera hari igihe umuntu abona yabyaye akumva ko akavuga ati n'ubundi kamambaye mbaya nta kintu ndamira bijyana no ku muntu yarihebye yego yumve ko byarangiye ahubwo yumve ko ibyiza biri imbere yihesha agaciro kuba byarabaye nyine byarabaye abenshi bibabaho kandi bagahesha agaciro ababyeyi babo bakanambara bakambika ababyeyi babo ikamba nawe rero nagira umubwire ngo yihangane kugera kure siko gupfa kuba byaramubayeho ntabwo ari ukuvuga ngo niho ubuzima bwe burangiriye ahubwo icyo namubwira yite ku mwana we amenye ko ari mama we amuhibere ku gihe atahire mu rugo igihe mbese amenye ko hari iyindi level ariho itandukanye n'iyo yari aribyo yumve ko ari umuntu mukuru yumve ko ari umubyeyi mbese yumve ko ari umuntu yumve ko nyine ari ibyiringiro hari ubundi buzima bundi butari ubu si yumve ngo igikuba cyaracitse cyangwa ngo yumve ko kuba byarabaye ni igisebo ntabwo ari igisebo pe ni ibintu bibaho mu buzima gusa yubahe mukecuru mbese amwumvire nk'umwana Clemence turimo turagana ku musozo wose umwana yitwa ngo iki sinzi niba wenda wanamutwereka aho na Jojo arimo avuga umwana wa mugana atarazi niba yirabura cyangwa cyangwa yitwa ngo iki wundi wenda sinzi niba wamutwereka yitwa amazina yitwa ntabwo twese ntiwatwereka kwerekana hano baba badukurikiranye aramutwerekera inyuma yitwa Happy okay Happy akomeze kugira ibihe byiza turimo turasoza rero sinzi niba hari ikindi kiri ku mutima wabwira abantu Clement tukagana ku musozo tukabureka wamugana kujya kumenya niba wasinziriye ntaza no gukanguka ugasanga yavuye ku gitanda ibyo kuvuga byo ntabwo byaba ndashimira mwebwe mwese mwaje kunsura ndashimira Jojo na WhatsApp ndamushimira nawe Patrick mwese ndabashimira muri rusange ikindi ndashimira abantu bakunzi bose ba Yago TV ndabashimira pe ku buryo budasanzwe kuko ndibaza Yago TV nibo abantu bambereye inshuti cyane niho hantu nabonye umugisha pe kuko kuva twakorana ikiganiro ndumva hagiye gushiramo amezi 5 cyangwa 4 ariko ntabwo mwigeze munirira nta munsi n'umwe mwigeze murekera kumbaza amakuru yanjye ndabashimira cyane mu by'ukuri Imana ibamugisha natwe turagushimiye kandi n'uwo mugisha turawugusabira okay urakoze cyane Jojo turimo turasoza sinzi niba hari ubutumwa wabwira abantu hanyuma n'umusaza WhatsApp nawe tugasayininga out ubutumwa nabwira abantu ndasuhuza abantu twari tumaze igihe kinini tutabonana urokeye mahanga biza yarangiye uriyo birumvikana gusa numvaga mbakumbuye mbese ibintu byarahindutse amazi si yayandi namwe ngire ngo murabibona ubutumwa butambutse ngire ngo murabibona nyine bari bakumenyere wenyine oya ntabwo ari ibyo nyumvira ko kantu ntabwo ari neza uri gushyiramo nyine bari bakumenyere gukora ibiganiro wenda wenyine uyu munsi twasuye abantu uyu munsi twasuye abantu tuzana n'abandi bantu amazi si yayandi ndabasuhuje abashuti banjye bari mu Rwanda muri Amerika mu Buholandi muri Canada n'abandi hirya no hino bahatandukanye ahantu hose njya ntemberera kandi n'abashuti banjye banzi bose n'abifuza kumenya n'abifuza byose bose ndabasuhuje nagarutse rero urumva nari naratembereye ariko ubu ndahari nagarutse wakoze cyane rero wakoze cyane kubana natwe no kugira iki gitekerezo mwabanga Imana ikomeze gufasha yego inyagura inyongerere n'abandi muntu me cyangwa se Clemence ariko uzamutembereza yegereye nka Dubai na wese byamugwa nabi kuri Noheli Clement
kuri noheli se bimeze biti kweje bashaka gutembera bayamushima oya Clemence kuri noheli agomba kurya wenda nk'agakipatiri n'inkoko tuzareba Clemence tugomba kumuha kuri noheli tugomba kumuha noheli cyane agasangira n'umukecuru cyane pe wumvishe ko Clemence akeneye noheli arayikeneye pe n'ubunani byageze sawa wakoze cyane Jojo nanjye byo gushaka kongeraho umukobwa yarwanya urugamba rukomeye cyane kandi prestation igomeza urugamba ntabwo ujya rurangira mu gihe umuntu agihumeka ugomba gutera imbere kuko twatera inyuma cyane ku isi niko bimeze isi kwibamo ni uguhangana nayo cyane kabisa kandi hangana okay fresh sana nuko ikiganiro cyacu cy'umunsi tugisoje ndabashimiye cyane reka mbabwire ngo mukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya Yawe TV tuba tubagezaho umunsi ku munsi nitwa Patrick ndabashimiye amahoro y'Imana abane namwe bye bye ciao